Ibihe byiza amahoro y'Imana mwe mwese mudahwema gukurikirana Taifa Rwanda umunsi ku wundi. Uyu munsi wa none rero ku itariki 13 ukwezi kwa gatandatu 2026 kera kabaye cya gitaramo ngaruka mwaka cyatangijwe uyu mwaka cy'umuhanzi Bruce Melody cyabaye. Ni igitaramo cyiswe Summer Tour Country. Iki ni iserukiramuco cyangwa se igitaramo kizenguruka igihugu mu gihe kingana n'umwaka wose, ariko n'ubundi ni buri mwaka nk'uko umuhanzi Bruce Melody yabitangarije itangazamakuru. Uyu munsi none rero ni igitaramo cyabereye mu karere ka Musanze, aho ubona ko bwari ubwiganze bw'abaturage butari buke ugereranyije n'ubundi n'abasanzwe bitabira cyangwa se n'abanasanzwe baza muri stade ubworoherane mu karere ka Musanze. Ni igitaramo gisa gitangiye bwije kubera yuko umuhanzi wa mbere ugeze ku rubyiniro ni Bwiza atangiye kuririmba cyangwa se guperforminga ahagana ku isaha hafi y'isa 12 zishyira saa moya. Ahangaha rero hari abafana batandukanye, ibyamamare, hari haje itangazamakuru, ngira ngo mwatangiye kubona ibisigisigi by'aya mashusho ahagana mu masaha 9 saa 10 gutyo. Ubwo bamwe mu bahanzi bari mu sound check, gusa no mu masaha mu gitondo hari abakoze sound check n'ubundi baje bagenzura ibyuma, abo barimo nka Kitoko na Bwiza n'ubundi. Gusa na The Ben kubera ko ninjoro byarangiye amasaha mufashe birangira nawe adakoze sound check mu masaha asa nkakuze mu masaha saa 7 nawe yakoze sound check. Ni ibintu babona ko ari ibintu byiza cyane kandi ari ibintu bifite isura nziza, kuko urabona uko biri kose byagaragaje ko urubyiniro cyangwa se stage imeze neza, by'umwihariko mu buryo bateguye, mu buryo boroganije ibintu. Ni ibintu ubona ko bimaze kugera ku rwego rushimishije. Ahanini n'ubundi binagaragara no mu bifani y'aba bahanzi bombi, kuko urabona ko buri muhanzi afite abafana bamuri inyuma, afite abantu bamwereka ukuboko kwabo, afite abantu bamukunda, afite abantu bamwereka ko bari kumwe nawe, yaba The Ben yaba Bruce Melody. Kuko aho wagendaga hirya no hino mu mujyi wa Musanze wabonaga ko abaturage bishimye, buri wese afite icyapa cy'umuhanzi afana, ubona ko bizihiwe. Bamwe bati turamugira gutya, abandi bati turamucisha akanyafu. Nuko ayo ni amarangamutima y'abafana, kandi ariko abahanzi bombi ni abahanzi banini mu gihugu, ni abahanzi b'abanyabigwi bamenyekanye hirya no hino mu gihugu, kandi na n'uyu munsi wa none ni abahanzi batari agafuka imvugo rimwe, nk'uko umuhanzi Bruce Melody mu minsi ashize muri press conference yabivuze. Yaravuze ati ntago ndagafuka imvugo rimwe. Gusa na The Ben nawe twibukiranye ko ari umuhanzi w'inararibonye umaze igihe, kuko The Ben yatangiye muziki mu mwaka wa 2008 kugira amaginga ya ni umuhanzi wenda yabaye nk'ushyiramo pose ubwo yerekezaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gusa nyuma yaho yaragarutse yereka abanyarwanda. Ni ibintu rero byari biryoheye amaso. Hanyuma Bwiza rero yaje kujya ku rubyiniro, atangirira ku ndirimbo zitandukanye n'ubundi zakunzwe n'abatari bake. Bwiza rwose ukunzwe n'abatari bake muri iyi minsi ya none, nawe yigaragaje ku rubyiniro nk'umuhanzi rwose uzi guhangana kandi uzi guperforminga neza, kuko nyina ngo performance yagenze neza. Ikindi twababwira nuko umusangiza w'amagambo cyangwa se MC yari Lucky Nzeyimana. Uyu nguyu muramuzi cyane, ni umuhanga mu gutegura ibirori nk'ibi ngibi cyangwa se ibitaramo. Muramuzi muri za Primus Guma Guma Superstar, muramuzi ahantu hatandukanye. Afite ubunararibonye rero, ni umusiniya. Uyu munsi wa none rero Lucky Nzeyimana akorera n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, ni umunyamakuru wo mu myidagaduro wakira abastar, abahanzi mu kiganiro cyitwa Fasasi. Amaze kubaka izina, ngira ngo niwe waruyoboye iki gitaramo cyangwa se niwe nyine MC uyoboye iyi miririmbire y'abahanzi ku rubyiniro bireka abafana babo. Hanyuma rero Bwiza yamaze kuva ku rubyiniro, gusa tutarava kuri Bwiza hari ikindi gitangaza cyagaragaye muri performance ye. Hari aho yagaragaye azana umufana ku rubyiniro, maze barawuceka barabyinana, ibintu byanashimishije abatari bake, by'umwihariko abafana ba Bwiza, kuko ibi bigaragaza ko kuba umuhanzikazi w'umukobwa ashobora kuzana umuhungu ku rubyiniro bakabyinana, rwose ni ibintu bigaragaza gucisha bugufi, akerekana ko nyine afite icyo kintu kimukurura ku bafana, gituma nyine abafana bagomba kumwisanzuraho bakaza bakabyinana. Ni ibintu byiza kuko urabona ko muri iyi minsi ya none abahanzi benshi basa nk'abihararira ikintu cyo kuvuga ngo se nimba wenda ngiye ku rubyiniro, ese ni gute navaho nakuruye nyine umuntu wanjye, abafana banjye tukegerana. Katanga urugero rwiza rw'umuhanzi nyine wicisha bugufi kandi ugerageza kugaragaza ko afitanye ubucuti n'abo bafana biwe. Hanyuma Bwiza avuye ku rubyiniro rero hakurikiraho The Ben, nawe yakoze performance nziza, yaririmbiye abafana be, yakoze umuziki mwiza rwose, yabaririmbiye, akora indirimbo zitandukanye za Habibi bande, rwose mucurangira neza nk'uko ku mashusho muri kubibona ku zindi mbuga nkoranyambaga. Ni ibintu byiza cyane, ni ibintu byagiye bitangaza benshi, ni ibintu
The Ben ni umuhanzi w'umuhanga cyane no guhera na Bruce Melody ari umuhanga, gusa yewe bano bahanzi bombi uko ari bane, yaba The Ben yaba Bruce Melody yaba Bwiza ndetse na Kitoko, n'abahanzi ubona ko ari abahanzi rwose bamaze kugera ku rwego rushimishije, kuko urabona ko bafite performance nziza, ngira ngo wa mugani baba barakoze n'igihe bagafata repetition bakarepeta bakiga ibyo bagomba gukora, gusa ni ibintu ubona ko bitanga ishusho ngero yuko ibintu biri kugenda neza, ibintu uyu munsi wa none uruhando rwa muzika nyarwanda rumaze kugera ku rwego rushimishije. Hanyuma rero nyuma y'uko The Ben avuyeho, hagomba gukurikiraho umuhanzi Kitoko. Kitoko nawe muri iyi minsi ya none ufite igikundiro kandi wamaze kugaragaza ko injyana yasanzwe aririmba mu bihe bitandukanye, uyu munsi wa none ari kuziririmba no mu buryo bwa live bw'umuziki ugezweho, ngira ngo harimo nk'indirimbo yagiye asura muri za 2010, 2012, 2009, urabona ko uyu munsi wa none ziri kuza zicuranze neza, zicuranze muri band, ni ibintu ubona ko biri kugenda bigira atterance, biri kugenda ripushinga cyane cyane impano ye n'uburyo nyine icyo kintu cyo kwiyibutsa abantu kugira ngo abantu bamumenye, bibuke Kitoko wa 2015 Kitoko utarajya kwiga mu Bwongereza cyangwa se utarasohoka igihugu ngo agenda biyibagiranyeho, gusa uyu munsi wa none Kitoko nawe yakoze performance nziza, ngira ngo amakuru tutaramenya neza ni performance y'umuhanzi Bruce Melody, ngira ngo ubwo twakoraga kino kiganiro nibwo Bruce Melody ari ku rubyiniro ari kuririmba, gusa ubwo birumvikana neza ko ubwo muraza kubyihanganira, ubwo inkuru itaha turaza gushaka uburyo cyo tubikomozaho, ariko bano bahanzi bombi ni abahanzi b'amazina akomeye, ni abahanzi bakoze byinshi mu rugaga rw'imyidagaduro mu Rwanda, by'umwihariko mu gisata cy'umuziki, ni abahanzi ubona ko bari kugerageza guteza imbere umuziki, kuko nk'umuhanzi Bruce Melody kugira ngo agire icyo gitekerezo cyo kuvuga ati ngiye kuorganiza abahanzi bagenzi banjye negura icyo gitaramo ngarukamwaka, hanyuma njye nzanamo abahanzi batoya bazamuke biyereka abafana babo, ni ibintu ubona ko n'ubundi bimaze kugera ku rwego rwiza, ni ibintu ubona ko bimaze kuzana isura nziza mu muziki nyarwanda, ni ibintu ubona ko bimaze kugira itafari rinini bishyira ku muziki nyarwanda, kandi ni zimwe mu ntego n'ubundi z'abahanzi kugira icyo bakora kugira ngo umuziki nyarwanda ukomeze utere imbere, hanyuma tugere ku rwego rw'Abanigeria, tugere ku rwego mbese umuziki wacu utangire ugira isura nziza mu ruhando mpuzamahanga. Hanyuma rero ngira ngo iki kiganiro kigufi twagisoreza hano, gusa icyo twabizeza nuko muri itaha turaza kugaruka kuri performance cyangwa se ku miririmbire ya Bruce Melody, uburyo yitwaye ku rubyiniro n'andi makuru atandukanye, udushya twagiye turanga uyu munsi, byose turaza kubirebera hamwe muri video itaha. Wowe icyo usabwa ni ukubana natwe tukadukurikirana umunsi ku wundi, kugira ngo rero bikorohere urareba ahantu handitse subscribe uhakande, kugira ngo video yose iraza kuba yaza ize kuba ikugeraho neza cyane kandi kugeraho mu wa mbere. Ngira ngo bamwe mu bantu bakaze subscribe video zacu zibageraho mbere rwose, bakazireba mbere y'abandi, biri no mu bintu n'ubundi binatuma bamenya amakuru byihuse. Hanyuma rero murabizi hano ni Taifa Rwanda, nimba uri mushyashya hano hitwa Taifa Rwanda, urakaza neza mu muryango mugari wacu, aho ahahurira abantu bamenya amakuru atandukanye yizewe kandi agezeho.